Bakunzi ba Yes Pepe TV, ni Dusabe Usine Israel. Mumenyere mu biganiro bitandukanye, ikigamijwe n'ikintu kubaka umuryango nyarwanda, umuryango w'isi no kuzana amahoro no kumenya ubuzima tubayemo, ariko tugamije kugira ngo tubwigireho. Uyu munsi rero nabazaniye ndi mutumirwa, dukunze kwibanda muri sinema ariko n'ahandi tujyayo. Nubona filime kuri screen uzamenye ko hari abantu barenga 100 babigize mu ruhari batarimo n'abakinnyi kugira ngo ya filime tuyibone mu mashusho, tubone kuri screen zacu. Hari abafata kamera, hari abafata amatara, hari abafata amajwi, hari abazana ibyo kurya, hari abambika abantu, hari abatwara abandi mu modoka n'imirimo itandukanye. Hari n'undi rero kandi w'ingenzi cyane abantu batajya bakunda gw'agaciro bita makeup artist. Umuntu ukora za makeup usiga b'abakobwa bacu kugira ngo mubabone basa neza, n'abagabo baradusiga kugira ngo tube dusa neza, nimutubona nyine mubone turi smart. Makeup artist Miss Arda niwe tugiye kwakira muri kino kiganiro, arabaganiza birambuye uburyo akora umwuga we, uburyo yabihisemo n'icyo abikuramo. Ndusheho gushishikariza abantu ko burya muri career ya film hari n'imirimo myinshi, hari n'itarabona abakozi. Abantu benshi bakunze kumbwira ngo ndashaka kujya muri filime. Ikibazo cya mbere mbaza umuntu urashaka gukora mu iki? Dufite imirimo myinshi, hari gukina, hari gukora byinshi. Cyane cyane nkanga mukiri batoya hari byinshi mwakora. Mukihangira imirimo, mugakora amafaranga, mukivana mu bukene. Reka dukurikire Miss Arda, the makeup artist. Ndagira rero ngo nkuko nemaze kubibabwira dutangirane n'umutumirwa wacu atwibwira mu mazina. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Arida Mutegwaraba. Izina ry'inyarwanda ryiza cyane. Kera nkiri umusore iryo zuna rya gutari inkurura. Arida, tugusanze kuri set, wakoraga iki? Ndi makeup artist. Ndi gukora makeup. Kuyihe projet? Father's Portrait. Okay. Byaje bite kugira ngo utekeze kuba muri career industry ya film? Wowe wumva wakora makeup mu gihe abandi bana b'abakobwa arakubwira ndashaka gukina, ndashaka gutwika, ndashaka guslayinga, ndashaka ko bambona. Wowe ni hehe igitekerezo cyatutse kumva ko muri uruganda rwa cinema wabarizwa muri department ya beauty, ngira ngo makeup iri muri art department? Byakujemo gute kumva ko wowe utajya gutwika imbere ya kamera ngo nawe ugaragaza ikimero ko ndabona ukiri mutoya, ugahitamo kuvuga ati reka njye muri department y'iyi technique? Okay, murakoze cyane. Ahantu igitekerezo cyavuye n'ubundi nanjye nari nsanzwe ndi umukinnyi. So biza kurangira rero mbonye yuko mpinduye akazi byaba byiza. So urabona inspiration nayikuye nko muri filime n'ubundi, aho abandi nagendaga gukina nkabona nyine barimo gukora makeup, mbona nyine ni byiza, nanjye nyine bituma numva nabikora. Cyangwa no gukina filime nta mafaranga bigira sha, nyine tubwiza ukuri aho yiteze. Kwari kugira ngo ukore urasi ibuye rimwe ry'ikinyone ebyiri, kwari uko wumva gukunze makeup cyangwa wumvaga hari umusanzu, cyangwa se wabonye makeup mu Rwanda zidakorwa neza bati nanjye reka nshyireho akanjye? Aho igitekerezo cyaturutse nyirizina ni hehe? Nagaruka kuvuga ngo muri filime nta mafaranga abamo nkuko ababikina nyine mubibona yuko baba bafite amafaranga, ariko ngiyewe narakinnye sanga no kubona bifatanya n'akandi kazi nta kibazo. Okay. So rero bituma nyine numva nabo mu makeup artist, usibye no muri filime no hanze mba mbibona abakobwa nyine ni ibintu bakenera cyane, kandi muri iki gihe urabizi ko ahari amafaranga niho dukurikira. Ako nyine ugacinyemo nyine urumva ngo makeup ishobora kwifita akantu. Rero ngira ngo abana b'abakobwa mushaka kwihangira imirimo, ariko muri uruganda rwa cinema imirimo iracyahari myinshi cyane. Ushobora kutakora amatara, utakora kamera, utakora sound, utakora grip n'ibindi, ugakora makeup. Ese niba atari banga byaba bisaba igishoro kinini cyane? Ntutubwire icyo ari cyo, ariko ni ibintu umuntu yatinya, nkuko umuntu atinya kugura imodoka no kubaka etaje. Ni ibintu umuntu yatinya cyangwa wakangurira abandi kuba babitinyuka? Oya, nago ari ibintu byo gutinya. Nago bisaba igishoro kinini cyane, kuko nago ibintu byose wabibonera rimwe. Ishyamba se nirigari cyangwa ryaruzuye duhigira ahandi? Abana b'abakobwa bumva babikora bahigira ahandi mwamaze gukaba cyangwa? Oya, baze nta kibazo. Okay. Hanyuma Arida, ugiye kudubwira mu ncamake urugendo rwa muri cinema mbere ko njya ku bindi bibazo. Wiyumvishe gute kumva wakinjira muri cinema, muri acting, mbere yuko ujya muri makeup wambwiye ko wakinye film?
niba hari n'izo wakinnye twamenye hanze aha urazitubwira, tubwira urugendo rwawe, icyaguteye iyo mbaduko yo kumva wakina film kugeza ubwo wisanze ukora make-up ni iki, tusangize experience y'urugendo rwawe muri iyi kariyeri ya film. Okay, urugendo rwanjye muri filime ntabwo ari rurerure cyane yuko wenda hariho n'abantu batanzi, ntabwo urugendo rwanjye muri filime ari rurerure, gusa byari ibintu nakundaga kuva kera, mfata n'umwanya njya kubyiga, maze kubyiga nahuye n'umudirector Israheli, abona nzi gukina, njya mu ndoto barankastinga nkinamo, maze gukinamo bankastinga no mu igeno ryanjye naho nkinamo, ariko mbona nyine atari byo bintu byonyine nakora, nashaka n'akandi kazi ariko make-up. Okay, good, ni byiza cyane. Nose ukiri umwana wumva gufite inzozi zo gukina filime, cyangwa ni kwa kundi umuntu yarangira amashuri ya secondaire avuga ati bo nta kazi mfite, hari ahantu bagiye gukora bya bintu by'amafilime, ese nta wasimbukirayo? Zari inzozi zawe cyangwa ndi ibintu wakoze ugira ngo wishimishe gusa? Ntabwo zari inzozi zanjye. Byagenze ntabwo navuga ngo nakundaga gukina filime, ahubwo byaje mu gihe gito cyane, ari uko mbonye abandi bana b'abakobwa barabikora. Urazi mbere habagaho ibibazo byo ko umwana w'umukobwa bamufata ukundi ari umukinnyi wa filime, ariko naje gusanga ari ibintu bisanzwe, ako ntabwo ari ibintu navuga ngo narakuranye. Rishobora kuba ari ibanga cyangwa se wanabidusangiza, utubwiye ko utakeneye kubivugaho twabyumva. Bakunze kuvuga ko muri cinema cyangwa muri creative industry muri rusange, kujyamo cyangwa kwinjiramo ugomba kuba watanze ka ruswa, yaba ari ruswa ishingiye ku gitsina, yaba ari ruswa y'amafaranga. Wowe wabigenze kugira ngo wisangemo muri benshi baba bakeneye kubyinjiramo. Nawe iyo ruswa urayumva, urayumva ariko ntiwayitanze, urayitanze ariko ntuyumva. Tubwire, duhe experience yawe ibyo bavuga bya ruswa ishingiye ku gitsina na ruswa y'amafaranga kugira ngo umuntu yinjire muri kariyeri ya film. Mu by'ukuri njye ntabwo nabihakana yuko bitabaho, kandi nta nubwo nanabyemeza ko bibaho. Rero ngiye kuri njye ntabwo ibyo bintu birambaho. Nta muntu uragusaba ruswa y'amafaranga? Oya. Nta muntu uragusaba ruswa yo mu buriri? Ntayo rwose. Imana ishimwe cyane, ababivuga rero ubwo wasanga batabeshya, wenda yawasanga ihari. Ukurikiza uko byumva se koko iyo ruswa yabihari? Ntabwo mbizi kubera ko bitarambaho, nta n'uwo nzi byabayeho. Okay. Good. Hanyuma Arida, uri umukobwa mbona utari muto cyane mu myaka, ejo uzashinga urugo. Ese ubyaye umwana akavuga ko akunda gukina filime, wamwankuraja cyane? Kubera iki? Kubera yuko ikintu kugira ngo ugere ku kintu runaka nuko busanzwe ugikunda. Rero asanzwe agikunda, ntekereza yuko ahubwo nanjye namufasha nk'umuntu wabiciyemo, nkamufasha akagera ku nzozi ziwe. Uramutse ugize nk'umu boyfriend, ntabwo nkubaje niba ufite boyfriend kuko hari ibibazo wambuje kubaza, akubwira ati rero kugira ngo njye nawe urukundo rukomeze, ibintu bya filime byanyu mwirirwamo byo kwironga n'abasore n'abagabo, aho kugira ngo dukomezanye, urabivamo cyangwa ukomezanye nanjye? Wowe ubwawe wahitamo iki cyangwa n'ibanga? Ntabwo ari ibanga, ariko nahitamo akazi. Good. Yego. Good. Ni iki kintu wakunze muri iyi kariyeri? Ni iki kintu wanze? Ikintu cyaguciye intege n'ikintu cyaguteye imbaraga? Niba hari bibiri, icyaguciye intege n'icyaguteye imbaraga. Ikintu nakunze muri iyi kariyeri ni uko rimwe na rimwe, nk'iyo hari n'igihe umuntu afite n'ibibazo byiwe, yahuye n'abantu, kuko kuri set biba ari ibintu byiza, iyo uhuye n'abantu ibintu byose usa nk'urefreshinze kabisa. Ntago ukomeza kwitekerezaho, ntago sinzi ukuntu nabivuga, ariko nyine nawe urabyumva. Muri make kwiriranwa n'abandi nayo ubwawe ni therapy. Ni byiza cyane kuruta uko wakirirwa wenyine. Okay. Ikindi kibazo nagira nkubaze, wowe urebye uruganda rwa sinema, kuko bisa kose ureba film z'inyarwanda, ureba iz'abanyamahanga, ubona hari intambwe sinema y'u Rwanda yabiri gutera? And ikindi, ubona ari iki cyakora kugira ngo sinema y'u Rwanda ibe yajya ku yindi ntera? Ku sinema yo mu Rwanda irimo gutera imbere. Reka mbere ku kibazo wambajije, ku buryo nimba hariho n'ibigo bitekereza ko biba byakwigisha abantu kwakitinga, umva ko ari intambwe nziza nyine ino industry imaze kugeraho. Ikindi kibazo warumbajije ni iki kintu wumva ari nk'umusanzu wasaba leta cyangwa se undi muntu utekereza ko ari influencer
nk'umusanzu wumva wasaba leta cyangwa abantu bifashe bafite ubushobozi kugira ngo uruganda rwe rwatera imbere, wumva ari nk'iki wumva leta yakora cyangwa se abashoramari banini bakora? wera mbere yuko hari ikintu umuntu yasaba leta ubwo wabanza ukagisaba ababikora. Wasaba icyo bagikora? Nasaba abakinnyi ba filime kubikunda, umva yuko wese yinjiye muri kariyeri akabiha umwanya, pana bya nibyo kuvuga ngo nabaye umusitari ntago nkibasha kunyura hano mu mujyi, ntago nkibasha kuba nagira ahantu njya, izina rikakurusha agaciro, rikarusha agaciro akazi ukora. Ugasanga hari nk'ahantu bagukastinze ukavuga ngo ntago wajyayo ngo uri umusitari, cyangwa se wamara no kuba wagira aho ugera ugatangira ukavuga ngo uyu munsi sinza kuri seti. Ibyo bintu abanyarwanda bafite ingeso yabyo, ugasanga nimba amaze gutera imbere ari ukumva yuko nyine u Rwanda rwose yarufashe. Okay, Arda, mu busanzwe uretse gukora make-up no gukina film, ubusanzwe ukora iki? Nta kindi nkora. Nta kindi ukora? Yego. Hanyuma make-up se uyikora nk'umuntu ku giti, waba ufite company, waba ufite abandi mukorana? Duhe experience kuri make-up muri runo ruganda, niba hari n'abandi bantu wakora make-up batari filime, niba no mu bukwe wakora make-up, tubwire make-up yawe kuko iri limite muri filime gusa, ese ushobora kuyikora no mu bindi nko ma clip video, mu makwe, mu buzima busanzwe? Tubwire, tuganize kuri make-up yawe magambo makeya. Ego, ntago iri limite, ahantu hose ndahakorera, haba mu bukwe, haba mu ma video, haba n'abantu bafite ama event asanzwe, cyane yuko mfite ahantu nkorera, so ntago mpora kuri set buri munsi, mba no ku kazi ku buryo abantu bose ndabakorera nta kibazo. Ikindi ntago navuga ngo ni company, ariko nanone hari igihe biba ngombwa yuko abantu baba benshi ugashaka abantu bagufasha. Okay. Ushaka aba make-up artist muziranye bakagufasha. Ni ukuvuga ngo uravana uduhaye adresse yawe ku buryo wakenera make-up iyo ari yose yagana Arda? Ego. Hanyuma ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza, iyi sinema nyarwanda, haba ari ukuyikora ukina cyangwa se ukora make-up, ese birashoboka ko umuntu yabikora nk'umwuga bikamutunga? Cyane rwose birashoboka. So ikindi kintu kimwe wumva ushaka ko twamenya kuri sinema nyarwanda no kuri Arda by'umwihariko, tuguhaye nk'umunota nk'umwe cyangwa ibiri. Wenda njye ibyo mwamenya by'umwihariko byo ntabyo, gusa icyo nababwira nuko nyine sinema mugomba kuyikunda kandi mukanayishyigikira. Ikindi nabwira n'abareba Yes Today TV, nabo nabashishikariza kuyireba kuko igira ibiganiro byiza cyane kandi byubaka. Mwakoze madam. Ariko Arda ugira fiance? Yego. Oya, twaratandukanye. Twaratandukana n'umuntu mutabaye? Mwakoze divorce zirakorwa. Saba, turagushimiye. Saba, murakoze.